ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka niba tuyobowe n'urukundo tuzakomeza tuzanagira n'undi mwanya wo kubasura ariko hari icyo twifuzaga gusaba university muri rusange ariko by'umwihariko Rukara campus. Ahangaha iyo havugwa amateka abantu bazi amateka y'ahangaha ni abantu bakuru, ni abasaza bazi umva uvuye ahangaha yavugaga amateka ya za 60, 70 kandi abo bantu ni bake, abenshi baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo twasaba ni uko university yadufasha gukora, turabizi ko basanzwe bakora ubushakashatsi butandukanye ariko by'umwihariko hano mu karere ka Kayonza hakazakorwa ubushakashatsi ndetse hanateye n'intambwe nziza turashima yo kubaka iriya monument. Noneho iriya monument igaherekezwa n'amateka. Ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka. Yesu w'intara yacu y'Iburasirazuba nyakubahwa Kirisi University of Rwanda abahagarariye inzego z'umutekano all protocols observed. Nagira ngo sindibuze gufata umwanya munini bitewe n'aho amasaha ageze ariko twagira ngo icya mbere dushime iki gikorwa University ya Rukara yateguye ndetse fata uyu mwanya nihanganishe ababuze imiryango yabo kuri uyu musozi. Amarorerwa abereye hano muri aka gace k'icyari komine Kayonza, komine Kabarondo, komine Rukara habera ibikorwa by'ubwicanyi bukomeye cyane, ubwicanyi bw'inyamaswa bigizwemo uruhare n'interahamwe. Ariko nanone niyo urebye bamwe muri bo hari amazina amwe menshi agenda agaruka y'abantu bayoboye ibikorwa by'ahangaha by'ubwicanyi kugira ngo uvuye ahangaha gutanga ubuhamya ndetse n'ejo bundi turigaho n'ibindi bikorwa bitandukanye uwatanga ubuhamya yagiye asubiramo ahantu hagiye habera ibikorwa nk'ibi ngibi byinshi. Ikirimo gikomeye ni uko harimo kwigishwa urubyiruko rumaze kwigishwa indangagaciro zo gusigasira indangagaciro nziza no gutwara urumuri rwiza rw'imibanire idatandukanye abanyarwanda ahubwo ireba imbere. Ikindi ni uko byavuzwe dufite ubuyobozi bwiza burangajwe na nyakubahwa perezida wa repubulika ari nawe wahagaritse jenoside n'ingabo za RPA. Ibyo tumaze kwiga ni byinshi. Icyiza kuko mugomba kumenya aya mateka tukubaka u Rwanda rukomeye ruzira amacakubiri, ruzira ingengabitekerezo ya jenoside, u Rwanda rwubakiye ku Bunyarwanda. Igihe ni gito nakabaye nifuza yenda kunyuriramo urubyiruko gake ku mateka atandukanye y'aha hantu, ariko ibyo twize ni byinshi. Tuzakomeza tuzanagira n'undi mwanya wo kubasura ariko hari icyo twifuzaga gusaba university muri rusange ariko by'umwihariko Rukara campus.
ahangaha iyo havugwa amateka, abantu bazi amateka y'ahangaha ni abantu bakuru, ni abasaza bazi. Umva uvuye ahangaha yavugaga amateka ya za 60, 70, kandi abo bantu ni bake, abenshi baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo twasaba ni uko universite yadufasha gukora, turabizi ko basanzwe bakora ubushakashatsi butandukanye, ariko by'umwihariko hano mu karere ka Kayonza hakazakorwa ubushakashatsi, ndetse hanateye n'intambwe nziza turashima yo kubaka iriya monument. Noneho iriya monument igaherekezwa n'amateka, kuko ahangaha habereye ibintu byinshi ubona ko bikeneye kwandika, kandi noneho ya project mwatangiye rwose, hari abahagarariye inzego za Ibuka, hari abahagarariye, natwe turahari urwego rw'akarere cyangwa n'izindi nzego dukorana, habeho n'iyo project. Kandi ni project nibaza yuko itafeilinga. Amateka y'ibyo tugezeho ni byinshi by'abanyarwanda bagiye bakora ntibinanirane. Kimwe rero mu cyo twakorera abarokokeye kuri uyu musozi cyangwa se mu bice bitandukanye bigize akarere ka Kayonza, hari amateka akomeye y'uburyo abatutsi batungaga muri komine Kigarama. Hari hayoboye ubwicanyi bwari buyobowe n'uwitwa Colonel Bagafirita, baza bakabajyana bakabajugunya muri baraje. Abari bavuye Kabarondo, hari hayobowe n'uwo bitangiye Nzi Octavien, n'uwo yari yarasimbuye ku burugumesitiri bita Tito Barahira babigoro. Abari bavuye icyahoze ari Murambi, hano hakurya kwa burugumesitiri Gatete, baza ku buryo ahangaha ubu kugeza ubu mu nzibutso ziri mu karere ka Kayonza hashyingwemo imibiri y'abatutsi irenga 25,000 n'abantu 860. ariko abo ngabo ni bake cyane ukurikije n'abahaguye. Dukeneye kumenya amateka yabo, kubona ayo makuru kugira ngo iyo mibiri izashyingurwe. Ariko muri ya research dushobora gufatanya, cyangwa se universite yadufasha, dushobora kumenya byinshi, tukadokumentinga amakuru menshi, ku buryo n'inzu ndangamateka irimo kubakwa hariya ku rwibutso rwa Mukarange dushobora kwiga amateka afatika, kandi arimo ikintu dushobora gukomeza kuzafasha ndetse no mu yindi myaka twakwigiraho. Nagira ngo rero ntarambiranye, nkomeze abarokokeye hano Rukara kuri musozi w'Igahini, ariko n'abandi barokotse muri rusange. Hanyuma dusabe yuko urubyiruko twebwe dutwara urumuri rw'icyizere, kuko buriya no kudaheranwa n'agahinda, iyo uheranwa n'agahinda uba ufashije wa wundi wifuzaga ibibi, kubona nyine yuko uheranwa n'agahinda. Ariko ubu ngubu icyizere kirahari, kureba imbere, gusa kwibuka ni ingenzi. Tugomba kwibuka aya mateka kugira ngo tubahe agaciro, tukibuka aya mateka kugira ngo ntibizongere kuba, tukibuka amateka kugira ngo young generation cyangwa se n'abazaza nyuma yacu bazayubakireho, kugira ngo bakomeze kubaka u Rwanda rufite icyerekezo cyiza. Nagira ngo dushime, ariko mfate n'uyu mwanya ntumire nyakubahwa PS w'intara yacu y'Iburasirazuba, Dr. Jacques Habimana, aze nk'umushyitsi mukuru atugezeho ubutumwa twatugejeje.